Ibihe byuje umugisha kuri mwese inshuti z'akadasohoka za TSG Online TV. Turabasuhuje tubaha n'ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubategurira kandi tukabagezaho ku gihe. Nkuko bisanzwe, intego no kuguha byinshi kandi byiza bigamije imbaduko y'ubwonko bwawe no kugufasha kongera ubumenyi binyuze mu mateka utamenye cyangwa ibyubaka abahanga bavumbuye utarabaho cyangwa uriho ariko mu myaka yo hasi. Nawe wabyigiraho hindura amateka no gusiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Reka duhere ku rurimi, cyane ko ari ikiraro cy'iterambere iryo ari ryo ryose, kuko ridufasha kuganira no guhuza ibitekerezo n'ingeri nyinshi zinyuranye, maze nawe bikaguha umurongo wo guhitamo inzira y'ikikunogeye kikwerekeza ku iterambere rirambye. Ahagana mu mwaka w'1884 hari tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri nibwo inkoranyamagambo yo mu rurimi rw'icyongereza byoroshye kuyisobanukirwa no kuyumva igice cya mbere cyayo cyagiye hagaragara. Yitwa Oxford English Dictionary OED mu magambo ahinnye. Ni inkoranyamagambo y'icyongereza yagaragayeho koroha no koroshya kumva neza no gusobanukirwa imivugirwe y'ururimi kandi mu buryo bw'icyongereza kigezweho. Kugeza ubu Oxford English Dictionary ibumbatiye hafi 1/2 cya miliyoni y'amagambo y'icyongereza yoroshya neza kumva imivugirwe yacyo no kugira ururirimbo runogeye amatwi ku buryo uwo muganira wifashisha ayo magambo ayigize yumva bitamugoye. Umushinga w'inkoranyamagambo watangiye mu mwaka w'1857 utangijwe n'abacurabwenge ba sosiyete y'Abongereza nyuma yo kwanzura ko nta magambo agezweho yo guhindura yandi ashaje mu rurimi rw'icyongereza. Aba bahise bahimba ijambo rishya ribumbatiye urukurikirane rw'andi menshi agize inyunguramagambo zihindura izindi zakoreshwaga mu kinyejana cya 5, bemezaga ko zitagendanye n'igihe kigezweho. Mu gitabo kigizwe n'amapaji 6400 biyemeje gushyiramo imbaraga nyinshi ngo bahindure maze biha imyaka 10 kuba bakirangije. Icyakora iki cyifuzo cy'abacurabwenge b'Abongereza nticyagenze neza nk'uko bari babiteganije, kuko byatwaye imyaka igera muri 40 ngo bagere ku ntego yo guha umurongo icyongereza turiho dukoresha ubu. Ibi byatumye igice cya mbere cy'igitabo gishyirwa hanze mu mwaka w'1928, aho urugendo rwari rukiri rurerure kuko inkoranyamagambo yose yuzuye igeze mu magambo asaga 400,000 imurikwa mu izina rishya ryiswe New English Dictionary on Historical Principles. Urebye inkoranyamagambo z'iki gihe usanga inyinshi zihuriye ku bisobanuro bimwe by'amagambo. Icyakora kuri iyi OED twatangiye tukubwira yigaragaza mu buryo burambuye igisobanuro cy'ijambo igendeye ku gihe turimo n'icya kera, kandi ikabikora kuri buri jambo no kuri buri nteruro. Yongeraho imvano y'igisobanuro ku buryo butandukanye n'imvano y'igisobanuro ku batandukanye. Kugeza ubu OED imaze kwamamara mu buryo bushoboka bwose, cyane kukuba ari igicumbi cy'amagambo agezweho kandi afite ubusobanuro bworoshye kumva uyifashisha. Kuri iyi tariki kandi mu mwaka w'2002 nibwo inkuru y'akababaro yatashye mu mitima y'abakunzi ba Daniel Peele, umunyamakuru w'umunyamerika wishwe n'agatsiko k'ibyihebe by'ibyiyahuzi muri Pakistan. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa nibwo amashusho y'uyu munyamakuru wari ukuriye ibiro bya Wall Street Journal muri Aziya yagiye hanze amugaragaza ibyihebe bimuca umutwe ku mugaragaro. Ni igikorwa cy'ubunyamaswa cyababaje amamiliyoni y'abaturage ba Amerika, kandi kitagarukiye aho, kuko ibi byihebe byahise bitera Leta Zunze Ubumwe za Amerika bituritsa inyubako zirimo World Trade Center yatikiriyemo imbaga y'Abanyamerika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 9. Iyi tariki nayo itazibagirana mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wagabaga ibitero ku miturirwa ya World Trade Center na Pentagon, abasaga 2500 bakasiga ubuzima, naho ababarirwa mu 9,000 bakakomerekera. Muribuka ko hari mu gitondo cya kare ku isaha y'2:45 ubwo indege ya American Airlines yari ifite urugendo rwiswe Flight 11 yagonze umunara w'amajyaruguru w'umuturirwa World Trade Center i New York. Nyuma y'iminota 17 ku isaha ya 3:03 ubwo abantu bari bagitekereza ko ari impanuka ibaye, n'indege ya United Airlines yari ifite urugendo 175
yajyaga i Boston yerekeza i Los Angeles yagonze umunara w'amajyepfo wa World Trade Center. Byafashe isaha imwe n'iminota 42 gusa iyo minara ibimaze kugwa yose, ndetse n'izindi nyubako za World Trade Center zirasenyuka. Twigarukiye kuri uyu mugabo wacu Pearl wari umuyuda ku itariki ya 23 mu mwaka wa 2002 yariho agenda mu mihanda y'i Pakistan agirana ibiganiro n'abayobozi mu by'iyobokamana mu gace ka Karachi mu gisa n'ubushakashatsi yakoraga ku mitwe yitwara gisirikare igendera ku matwara akaze y'idini ya Islam. Yaje gushimutwa iruhande rwa hoteli, n'ibyihebe byahise bitangaza ko byamufashe nka maneko ushaka gushyira hanze amabanga yabyo. Aka gatsiko kamufashe kiyitaga National Movement for the Restoration of Pakistan Sovereignty, kahise gasaba Amerika kurekura imfungwa zose z'ibyihebe bifite inkomoko muri Pakistani, nabyo bikabona kubaha uyu munyamakuru. Mu kanya nk'ako guhumbya, ibyihebe byashyize hanze amafoto ya Pearl byamufatiye imbunda ku gahanga afite ikinyamakuru mu biganza bye hejuru, kandi ntibyigeze byifuza gusubiza icyifuzo cy'abaturage babisabye kumurekura. Yewe n'umuryango wifuzaga ko bawumurekurira maze ugatanga ingurane ibyihebe byifuzaga mu mafaranga. Ibi ntibyakunze kuko n'inzego zishinzwe iperereza muri Amerika nazo ntizabashije kuvumbura ibi byihebe ku gihe, naho byaba byafungiye Pearl mu gihe cy'icyumweru kirenga byamumaranye. Nubwo itangazamakuru mpuzamahanga ryo ryakomeje gutakamba rinasaba bijyanye no gushakisha aho uyu Pearl yaba yarahereye ndetse n'icyaba cyaratumye ibyihebe bimushimuta. Mu mwaka wa 2002 umugabo ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza witwa Ahmed Omar Said Sheikh yahamijwe kugira uruhare rusesuye mu iyicwa ry'uyu munyamakuru Pearl. Gusa ejo bundi mu mwaka wa 2021 urukiko rukuru muri Pakistan rwategetse ko uyu mugabo arekurwa ahanagurwaho icyaha cyo kwivugana Pearl, cyane ko mu mwaka wa 2007 umwe mu mitwe w'ibyihebe wa Al-Qaeda Global Terror Network bwana Khalid Sheikh Mohammed yari yatangaje ko ari we wagize uruhare anategeka iyicwa rya Pearl. Undi washinjwe kugira uruhare mu rupfu rwa Pearl ni umunyafurika ufite inkomoko mu Misiri wakoranaga bya hafi n'uyu mutwe wa Al-Qaeda. Tukiri mu byaranze itariki ya none mu mateka, reka nkujyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 1968. Abangaba ngo ntibazigera bibagirwa bibaho umugabo w'ibigwi wayoboye agakora ibikorwa by'indashyikirwa byagize uruhare rukomeye mu guhindura no gutanga umurongo ku mitegekere y'iki gihugu kugeza n'ubu ngubu. Uyu ni Richard Nixon watangaje kandidatire ye ku mwanya wa perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ategeka mu gihe cy'imyaka 8 kingana na manda ebyiri. Yaje gusimburwa na John Kennedy mu matora yo mu 1960. Nyuma y'imyaka 2 gusa Nixon asimbuwe na Kennedy yahise ajya kwiyamamariza kuyobora intara ya California, naho aza gutsindwa amatora matoya na Edmund G. bari bahanganye kuri uwo mwanya. Mu gihe cya manda ya kabiri ku butegetsi, uyu mugabo Nixon yagaragarije abanyamerika ko ari we mutegetsi bari bakeneye kubera ukuntu yageragezaga gukora mu kuri, gutanga ubutabera bunoze no kwitandukanya n'umuyobozi uwo ari we wese washaka kwijandika mu buriganya bushingiye kuri ruswa n'izindi ndonke zose bigaragara ko zikandamiza rubanda no kudindiza iterambere rusange ry'abanyamerika. Icyakora mu gisa no kunanizwa bikomeye, Perezida Richard Nixon wabaye mu perezida 37 ku ntebe ya Amerika yafashe icyemezo kigoye benshi mu bategetsi b'igihugu kuri iyi si dutuye, yemera kurekura ingoma no gusohoka mu biro bya White House mu mwaka wa 1974 ubwo manda ya kabiri yari igeze hagati. Ni icyemezo bivugwa ko cyakoze ku mutima w'abanyamerika benshi baharaniraga ubusigire bw'igihugu cyabo, kuko yafashe iki cyemezo mu kugaragaza ko yitandukanyije bikomeye n'agatsiko k'abafatanyaga kuyobora, kandi adateganya gukingira ikibaba no gushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose bamwe mu bayobozi bakoranaga bari batangiye gutikiza umutungo w'igihugu binyuze muri za ruswa. Nixon yahoze mu ishyaka ry'abarepublikani muri Amerika, abo umusenateri mu ntara ya California,
yayoboye kandi manda ya kabiri ari visi perezida ku ngoma ya Dewey Enoa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo icyenda kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'icyenda. Ahagana mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, Nixon yatsinzwe amatora ya perezida nyuma yo kurushwa amajwi makeya cyane n'umudemokrate John Kennedy mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na karindwi kugera muri mirongo itandatu na gatatu nk'uko twabibabwiye haruguru. Gusa nyuma aza gutsindira iyi ntebe yo muri White House nanone mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'umunani. Ku ngoma ye Nixon yageze kuri byinshi, harimo gutanga imbabazi ku banyapolitike bari bafunganywe n'Abashinwa n'Abasoviyete ndetse n'itsinda ry'ingabo z'Abanyamerika zashinjwe ubugwari mu ntambara y'Abavietnam. Turagushimiye cyane, gumana na TSG Online TV, kurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, tukwibutsa ko amakuru n'ibiganiro tukugezaho ari uruhererekane rubumbatiye ubumenyi ukeneye mu buzima bwa buri munsi. Ntiwibagirwe kudukunda no gusangiza ibiganiro byacu abandi, natwe tuzakomeza kukugereraho utabasha kwigerera. Gira impagarike n'ubugingo.